Haleluya. Ndabasuhuje kandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngewe uri kuvuga ni Twakorimana Noheli, mperereye i Remera muri UR, niga uburezi mwaka wa 3. Ndi kuri iyi groupe nk'umuntu ufite roromodo mu byo gukorera Imana. Pasiteri Afande niwe tuziranye cyane, ariko ndakeka ko n'abandi tumenyanye. Imana ishimwe. Ntewiteka no kugira ngo maganirire ijambo ry'Imana, ndagira ngo nihuse mureke tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri umuremyi wacu. Isi igeze ahantu bidusaba kugira ngo natwe tugire ubwenge nk'ubw'inzoka nk'uko Bibiliya bivuga, tumenye uburyo bwo gusenga no kuba imbere yawe. Umwigisha umwe yigeze yigisha aravuga ngo ntabwo umuntu mu nshingano afite azategereza ko abona umwanya ngo asenge, ahubwo mu nshingano afite aremamo umwanya wo gusenga. Birashoboka ko natwe iyi minota ariyo tubonye kugira ngo tureme umwanya wo kumva no kwibukiranya ku by'uru rugendo. Turasenze kugira ngo ijambo rigiye gutambuka ribe ry'umugisha, ribe ryo kongererwa imbaraga, ribe ryo kwegera imbere, ribe ryo guhabwa imbaraga, ribe ryo guhabwa ubwiza mu izina rya Yesu. Umuntu ashobora kuba hari ibyo yahugiyemo byinshi bitatumye umutima ukomeza kumva umwuka wera atembera, ariko reka iri jambo ritwibutse kandi ridukangure ndetse ritwongerera imbaraga. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo dusome ubutumwa bwiza ko nk'uko bwanditswe na Mariko. Turasoma igice cya 11 n'umurongo wa 2 gusa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu mukihagera, uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Reka tuganire kwa aya magambo. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko impaye kuba hano. No mugisha ukomeye kubana n'abantu bari kuvuga Imana, abantu basingiza Imana, abantu bakiriye umwami Yesu, abantu bari mu rugendo rugana mu ijuru. Ahantu Yesu yari amaze kuvuga abwira bamwe mu ntumwa ze, arababwira ati nimugende ku kirorero, nimukigeraho imbere yanyu ako kanya murahita mubona icyana cy'indogobe kitigeze guheka umuntu na rimwe, hanyuma mukiziture mukinzanire. Bakristo bene data, bantu muteraniye kuri iyi groupe, umurimo dufite urakomeye. Natwe twahindutse abigishwa, twahindutse abo kuvugira Yesu ubwo twemeraga ko yinjira mu buzima bwacu. Haleluya. Uyu nguyu Yesu uvugwa, Yohana ubwe yigeze kumuvuga. Aravuga ngo umva rero, yarimo abwira abantu yigishiriza mu butayu, arababwira ati mwebwe nimuze mbabatiza, ariko nubwo ndimo mbabatiza ngenda babatirisha amazi gusa, hari undi unduta, uwo muntu arakomeye ku buryo ntakora no ku bushumi bw'inkweto ze. Nimumwizera, haleluya, urufunguzo ruri hano, nimumwizera azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Imana ishimwe, ndafashijwe. Ni ukuri iri jambo rirakomeye. Yesu twizeye, Yesu twemeye gukurikira, Yesu duhanze amaso, Yesu utwemereye akinjira mu buzima bwacu, niwe uri kutubwira ngo nitugende mu kirorero irunaka nituhagera. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari ahantu tujya tugera twoherejwe na Yesu, tukamuzanira abantu batigeze kumumenya, cyangwa se bamwumvise ariko ntibamwiza. Haleluya. Niwe uri kuduha zino nshingano. Aravuga ngo nitugende, ariko turagenda kuko twamaze kumwizera. Ndagira ngo twibukiranye ibyo twizera ibyo ari byo. Imana ishimwe. Paulo yandikira Abikorinto ba mbere igice cya 1 n'umurongo wa 18 yaranditse aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa, Imana ishimwe, ni imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwizera ubona umusaraba
nturebere mu by'isi, nturebere mu isi y'ibigaragara, wajya mu isi y'umwuka ugatekereza ko ari umusaraba wa Yesu, ni ukuvuga ngo uhita ureba Yesu nk'ubambye imbere yawe. Niko Pawulo yabwirije Abagalatiya, arababwira ati mwabapfapfa ko nababwirije Yesu nkamubabwira bikagera ku kigero mubona nk'ubambye imbere yanyu. Ni iki gitumye musubira inyuma? Ni ukuvuga ngo izi mbaraga z'uyu musaraba, Imana ishimwe, wowe wamaze kwizera uhita wumva. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo amaraso ya Yesu ntabwo azigera ashira imbaraga. Aravuga ngo ndumva amahoro, ndumva umutuzo. Aravuga ngo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, Imana ni nziza. Hanyuma ndashaka kukwibutsa kuko ibintu byose biri hanze. Ntabwo, Imana ishimwe, abantu benshi bari kubivanga muri iki gihe, bakazana impamvu zitandukanye, bakazana impamvu z'ibitagaragara. Mperutse kuganira n'umuntu arambwira ati ni ukuri nakabaye njya gusenga, nakabaye ndi umukristo nk'abandi bose, nakabaye nkorera Imana, ariko nasanze ngo kunywa inzoga ari icyaha, ngo ibyo birambuza, ngo numva ko ari ibintu bikwiriye kundimita. Ni ukuri hari ibyana by'indogobe dukwiriye kugenda tukazitura tukazanira Kristo. Uyu muntu namubwiye ijambo rimeze gute? Naramubwiye nti niba wumva ko iki cyaha cyo kunywa inzoga ari cyo kikubujije kujya aho Imana igushaka, gerayo iyo nzoga yawe ukomeze uyinywe. Mu by'ukuri ntabwo, haleluya, Imana itugirire neza. Dukwiriye guhishurirwa, dukwiriye kumvira, dukwiriye gukora, tugakorana umwete kuko bugiye kwira. Ariko ndashimira Imana ko nanjye yanshyize mu bo ituma. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma wowe turi kuganira uyu mwanya iri jambo, ndashaka kukubaza ibibazo bitari byinshi. Ndashaka kugira ngo twibukiranye uwo twizeye, twibukiranye icyo yaduhaye tumaze kumwizera, twibuke n'impamvu tugomba guhora tumwibuka. Haleluya. Arimo asangira n'abigishwa be, yarababwiye ati nimwakire uyu mutsima muryeho, kuko ari umubiri ugiye gutanyagurwa ku bwa benshi kugira ngo Imana ihimbazwe, kugira ngo tubone agakiza. Aravuga ati kandi nimwakire n'iki gikombe mukinyweho, aya ni amaraso ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha n'ibicumuro byabo, namwe mujye mubikora munyibuka. Ni ukuvuga ko dufite umurimo wo guhora twibuka, dufite umurimo wo guhora tuzirikana, dufite umurimo wo kuba imbere. Haleluya, Imana ishimwe. Abantu dukanguke, tube responsible, tube motivated. Haleluya. Umugani w'umunyarwanda uravuga ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Uyu murimo dukora duhagarikiwe na nyirawo, niwe utugira inama, niwe utugenderera, niwe utubwira buri munsi, haleluya. Kandi Imana ishimwe. Ubundi ubuzima bw'umukristo burubakitse ku rwego rw'uko nta kintu na kimwe gikorezwa mu isi y'ibigaragara n'ibitagaragara adakwiriye kumenya. Kuko yandika mu gitabo cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yohana, yarababwiye ngo birankwiriye ko ngenda, ariko ntagenda uwo mufasha ntazaza. Iki gihe havugwaga umwuka wera, aravuga ngo uwo mufasha naza, ariwe mwuka wera, azabayobora mu kuri kose. Ni ukuvuga ngo umukristo ayoborwa mu kuri kose. Imana ishimwe. Hanyuma ntabwo azabayobora mu kuri kose gusa, ahubwo azajya yenda no ku bya data abibamenyesha. Ntibiciriye aho, azajya yenda no kubyenda kuba bitaraba mu bimenye. Imana ishimwe. Ndakwibutsa, ndashaka ko tuganira, ndashaka ko dufatanya gutekereza ku iri jambo. Yesu yatugize abigishwa, ariko tumaze kuba abigishwa aranadutuma, atubwira kujya kuvuga ubutumwa hose. Aba bagabo nta yindi task bari bahawe kino gihe, amakuru yose bari bafite
yari ayo kugenda ku kirorero kandi ntibabaze undi muntu mu nzira uwo ari we wese, kuko bari bahawe amakuru yuzuye. Babwiwe icyana cy'indogobe bari buzane uko kimeze, bababwira n'aho cyari kiri, bababwira nibamara kukizitura n'aho bakijyana. Umwami ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo natwe tasike dufite turayizi. Ibiro rero ni byinshi muri iyi si. Hari abantu benshi bataramenya Yesu, hari abantu bamumenye nabi, hari abantu Satani yafashe arabagumanye, hari abantu bataramenya ukuri, hari abantu bagendera mu binyoma, hari abantu bafite utugirwamana, bafite abantu bize, ni ukuvuga ngo bafite abantu banyuraho bakagera ku Mana. Ariko imbere y'Imana Data twese turi abana. Imana ihimbazwe. Ni ukuvuga ngo ubu uri umumama iraguhamagara kugira ngo igutume, ubu uri umugabo iraguhamagara kugira ngo igutume, ubu uri urubyiruko nkanjye iraguhamagara kugira ngo igutume, ubu uri umukozi iraguhamagara ngo igutume, ubu uri umunyeshuri iraguhamagara ngo igutume. Haleluya. Ubu uri umucuruzi iraguhamagara kugira ngo igutume, ubu uri umuyobozi ahantu runaka iraguhamagaye. Uriwe wese imbere y'Imana Data. Yesu arimo aravuga ngo dore narakwizeye, dore naguhumuye amaso ubasha kureba ubuntu bwanjye, dore warasogongeye umenya ko ngira neza, none ndagutumye genda muri iriya sosiyete urimo, bwira abantu abaheneberejwe n'ibihe, abo Satani yahumye amaso, abo Satani yasheshengushije ubuntu bupfuye amaso bwe. Genda ubagurire, genda ubahamagare, genda ubabwire baze bakoreshe, baze ahondi. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo dufatanye mu rugendo. Ni byinshi. Maze iminsi numva nifuza kugira ngo urwego ndiho simbiza ari urwa kangahe, ariko nifuza ko nongera kuzamuka nkegera imbere. Haleluya. Nanjye maze iminsi nifuza ko ngira izi mbaraga zishobora gutuma numva ko ubwo urupfu runyegereye atari ikintu cyo gutinya, ahubwo mbonye ko ari ahantu heza hanyinjiza mu bwami bw'Imana. Haleluya. Turashima Imana ko yatwimenyekanishijeho. Muri iyi minsi usabwe gukomeza kwizera Yesu, usabwe gukomeza kugumana nawe, usabwe gukomeza kuba imbere ye, usabwe gukomeza kwegera imbere, usabwe kumuhungiraho iteka, usabwe kumuhanga amaso iteka. Muri byarivuga ngo ajya arinda abamutumbiriye. Haleluya. Natwe reka tumutumbire, tumenye aho adutuma, tumenye n'icyo tujya kuzana, tumenye abo tujya kuzana, tumenye uburyo tujya kubazana. Imana ihimbazwe. Nagira ngo dufatanye gusenga Imana. Ushobora kumva hari ikijambo rikubwiye, ahari wenda umaze iminsi utari kuba responsible. Imana yaguhaye ministry ukwiriye kunyuzamo message, Imana yaguhaye uburyo ukwiriye gukoresha ukazanira abantu Kristo, Imana yaguhaye uburyo ukwiriye gukora, cyangwa se ntirabuguha nturanasobanukirwa. Ariko ndagira ngo dusengane muri iyi minota. Ndagira ngo dufate iminota 2 dusenge, kandi ubwo dusenga abari kure n'abari hafi mwese Mwuka Wera abaganirize biruseho. Ngiye navuga bikeya, ariko Umwuka Wera abongorere ababwire n'ibindi ibyo ntabasha kuvuga. Imana ihimbazwe. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye, uri umuremyi wa byose. Iyi groupe turi mu bihe byo kumva Imana, turi mu bihe byo kumva ubutumwa, turi mu bihe byo kumva message zitandukanye zitubwira ministry y'urugendo rwo kujya mu ijuru. Mwami Yesu, abantu muri iki gihe biringiye ibintu bitandukanye, ariko ijambo ryawe riravuga ngo mu mitima no mu bwenge bw'abantu handitsemo amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo twakora byose naho twibwira amategeko turayazi. Nakunze ubusobanuro mu Kristo yahawe ageze mu nzu yamusobanuzi. Barakubuye, ivumbi riratumuka, bazana amazi baratera, hanyuma
mukristo atabisobanukiwe arabaza ngo ibi bisobanuye iki ko ntabyumva. Baramusobanura baramubwira ngo ririya vumbi wabonye ritumuka bakubura ni ibyaha biri mu mutima w'umuntu bisohorwamo n'amategeko ya Mose, ariko ntabwo bivuze kuri muntu aba ahindutse umukristo, ahubwo dukeneye kwakira Yesu nk'umuyobozi mu buzima bwacu. Ukeneye kwakira Yesu nk'umuyobozi mu buzima bwawe, ukeneye kwakira Umwuka Wera nk'umufasha wawe wa buri munsi, kugira ngo aba amazi ari guterwa mu mutima wawe ivumbi rigahunga. Ntabwo dukiranuka kubw'amategeko rero, ahubwo dukiranuka kubwo kwizera umwami Yesu. Uwo twizeye tukamukurikira niwe uri kudutuma. Ndasenze kugira ngo muri iyi minsi tugarukeho tugire message dukwiriye kuba tujyana naho tuyijyana nabo tuyishira, kugira ngo tubakuzanire mitima y'abantu ibohoke kuko twabigize mu ruhare. Imana ihimbazwe. Turagushimiye rero. Ndibutsa umumama wese uri hano, ndibutsa umugabo, ndibutsa umusore, ndibutsa umukobwa, ndibutsa abantu bawe turi hano, kugira ngo iri jambo ryaguke mu mitima yacu kandi turusheho kumenya ikimana iduhamagariye, kandi turusheho gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo tubashe kugenda tunyuzwe hose, tunyuzwe rwose, tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani, kugira ngo tubashe kumenya n'amayeri y'umwanzi muri ministry duhamagariwe gukora.